Yumvise abahanuzi barahanuriye, bahanurira abanyarwanda, bahanurira abarundi, bahanurira Dawudi. Oya warabyumvise none dere ngibi biraje kandi ngibi birageze. Nagira ngo utangarize ko uyu munsi wa none nikitabemeza icya kabiri kizabemeza, icya kabiri nikitabemeza icya gatatu cyo kizabemeza ku mugaragaro. Yerekwa byari ry'umugisha ku bantu bamwe ariko ryari ry'umuvumo ku bantu bamwe. Kuko nagiye kubona mbona abantu bavugije induru cyane, bataka cyane, bavuga ngo mana 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 mana, turashize turashize turashize. Abantu benshi oya ntabwo ari ab'igihugu kimwe, oya harimo abazungu, harimo abirabura. Oya ibi ngibi biremwe none ahangaha ntabwo ari ibya kera, ntabwo ari ibyabayeho kera. Ubyumve ko biremwe aka kanya, ubyumve ko biremwe iyi saha, kandi biremeye we munyarwanda, biremewe Dawidi, ni we biremewe, nta wundi biremewe. Nubwo amahanga ameze gutya, nubwo urusaku rumeze gutya, nubwo ubona biteye ubwoba, ariko umuyaga mwinshi, mbona inkubi y'umuyaga ufite ubushobozi burenze ubwa serwakira. Kuko umuyaga warirukankaga cyane, waruri kandi wari ku muvuduko uteye ubwoba. Hanyuma abantu bose aho uwo muyaga wageraga hose wakuburaga buri kimwe cyose, ukavana mu nzira, ikirere cyuzura Soka twifurize amahoro y'Imana, twifurize umugisha w'Imana. Mwese mu gukurikira ibiganiro byacu byivuga butumwa. Ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomo ndetse nabanyu bose. Mu bice bitandukanye mugiye muhereremo, mu ntara zitandukanye, mukaba mwese mudukurikira kandi mukunda n'ibiganiro byacu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Eko kandi ntago ikambibutse kugira ngo abantu batarakora subscribe, mukore subscribe kandi mujye munadushyigikira, mushyigikire irivuga butumwa ryacu. Imana y'amahoro izajya ibahera umugisha. Ndi kumwe n'umuhanuzi François tugiye kwandika muri kano kanya. Reka tumuhe ikaze. François, turakwakiriye. Yego namwe murakoze kutwakira. Umeze neza? Nepo tumeze neza, Imana iracyaturinze. Hashimwe Yesu wakurinze. Yesu nahabwa icyubahiro n'ukuri, natwe akaturinda. Amen. Andi makuru turaho. Umeze neza? Ni Yesu. Derukana mu minsi ishize rwose vuga ati musenge ibintu birakaze. Tinabonye intuza rwose. Wabonye ikiharya? Navuga ati abarundi mwitonde mwe maso. Uyu munsi tuzaniwe ubutumwa. Uyu munsi nzanye ubutumwa mbuzaniye abakirisito. Kandi ndanguzaniye n'abanyarwanda. Ariko ni Burundi turagerayo buriya. Reka tugusuhuze ko nabo duteze amatwi. Reka mbanze mbasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye. Ndahera kuri Nepo turi kumwe. Nepo nagushuje mu izina rya Yesu. Amen. Amen amen. Hanyuma reka mbanze nsuhuze abakirisito bose. Amen. Mvuze abakirisito bose kuko hari n'abatari abakirisito. Impamvu mvuze gutyo nuko hari umuntu witwa umukirisito wese n'umuntu wabatijwe kandi ukora ibyo gukiranuka. Ariko hari n'abakirisito badakora ibyo gukiranuka barabatijwe ariko bo ntago bakitwa abakirisito. Hari n'abantu nabo batigeze babatizwa rero. Abo ngabo tubita abantu b'Imana. Okay. Bose urabasuhuje. Bose ndabashuhuje, nshuhuje abakirisito aribo bana b'Imana, nshuhuje n'abantu b'Imana bose. Imana ibaho umugisha kandi ikomeze bishimire. Nukuri rero munyemere nsuhuze abavandimwe bacu duturanye mu gihugu cy'i Burundi, nsuhuze n'abavandimwe bacu duturanye mu gihugu cya Kongo, ndetse n'abari Bugande n'abari Tanzania. Imana ibaho umugisha. Reka mfate hakurya ku isi hose, noneho mvuge muri rusange ku isi hose abantu badukurikiye, igihugu cyari cyose waba urimo, nawe turaguhobeye kandi n'ukuri
turabakunda ariko Imana ibakunda kurusha twebwe, niyo ya mbere. Hanyuma Imana nibaho umugisha. Nawe Imana iguha umugisha bwo kwitanga ukaza gutambutsa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Umugisha w'Imana rero nawe no kubonekaho n'abaye bose n'umuryango wawe wose mu izina rya Yesu Kristo, kandi Imana iguhe n'amafaranga. Umugisha ndawakiriye n'amafaranga ndayakiriye. Yes. Amen. Reka tugusabe rero usenge Imana utugeze ubutumwa Imana yaguhaye, ni karibu. Reka dusenge mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uri mwiza Papa, ubera hose icyarimwe, uri Imana twamenye kandi turakwizera. Uri Imana yadutoranije ituvana mu magana y'abanyabyaha, hanyuma ituzana mu rugo rwayo kugira ngo twitwe abana b'Imana. Ni ukuri twari abantu b'Imana, ariko ubu ngubu kubw'amaraso ya Kristo turi abana b'Imana. Hanyuma rero mu rugo kwa Papa nta kihabuze. Abana b'Imana mwese nimuze kwa Papa ngo murye kandi munywe, nta zahabu nta n'ifeza mutanze. Haleluya. Haleluya. Nyaguhora ku ngoma murengezi wacu twahageze. Papa, twaje mu rugo, twaje kurya no kunywa, ariko mbere ya byose tubanza kwinginga ngo wemerere utwemerere tugire icyo tukwisabira izi saha. Turagusabye ngo nibururu kubane natwe, kandi n'ukuri ubane na buri wese ugiye kumvira ijambo, ariko unatambuke ugera hirya no hino mu mpande zitandukanye z'iyi si wiremesheje ijambo ryawe. Mwami mwiza, utambuke ugeremo, urebe mu nguni zose, hanyuma ukoremo ibyo ushaka. Kandi abarwayi bari muri twebwe nubakize mu izina rya Yesu, n'abasonzi bari muri twebwe nubahaze mu izina rya Yesu, n'abadafite aho kuba nutangaho kuba mu izina rya Yesu, n'abambaye ubusa nubambike mu izina rya Yesu. Urakoze ko wumvise gusenga, kandi urakoze ko ubikoze, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana nibaho umugisha. Ego. Kandi n'ukuri Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe. Twinjiye muri gahunda y'ubutumwa ko ntago nshaka gutinda, nshaka ko dukoresha igihe gito kandi gishoboka. Twemerere tutambuke, udufatire Bibiliya yawe, ugende udusomere mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Uradusomera igice cyaho cya 70, Yesaya 17. Usoma uhereye ku murongo wa 12. Yesaya 17 uhereye ku murongo wa 12. Yesaya 17 dore ku murongo wa 12 tugeze kuri kangahe? Uhamareyo rwose. Yesaya ibice 17 duhere ku murongo wa 12 haranditse ngo umva imidugararo y'amahanga menshi ahurira nk'inyanja. Tega amatwi wumve. Wowe udukurikiye wumve icyo ijambo rivuze, icyo uyu muhanuzi yavuze, n'icyo yarabonye. Hanyuma yatangiye atangara ngo mbega imidugararo we. Imidugararo y'amahanga menshi ahorera nk'inyanja. Ngo ni imidugararo y'amahanga menshi ahorera nk'inyanja. Umva no gusuma kw'amahanga asuma nk'amazi menshi. Umva no gusuma kw'amahanga nk'amazi asuma menshi. Amahanga azasuma nk'amazi menshi. Nukuri amahanga azasuma nk'amazi menshi yo ku rusumo. Ariko Imana izabahana. Nabo bazahungira kure nk'ibishingwe. Byo ku misozi. Hanyuma ibyo bishingwe ni nk'ibyo ku misozi. Iyo bijyanwa n'inkubi y'umuyaga. Kandi bazirukanwa nk'umukungugu utumurwa na serwakira. nka serwakira. Dore ibitera ubwoba nimugoroba. Ariko bwajya gucya bagasanga nta bihari. Uwo ni wo mugabane w'abatunyaga. bose. Kandi nibyo bihembo by'abatwambura. bose. Mwakira ijambo ry'Imana. Shimiye Imana. Amen. Nizere ko wakurikiwe we udukurikiye wumvise iri jambo. Iri jambo rero nta n'ikintu cyinshi ndi burivugeho cyane. Mbere yo iri jambo ndibona naje kugira iyerekwa
navuga ko ryari riteye ubwoba, ariko kandi riyerekwa ryari iry'umugisha ku bantu bamwe, ariko ryari n'iry'umuvumo ku bantu bamwe. Kuko nagiye kubona mbona abantu bavugije induru cyane, bataka cyane, bavuga ngo mana 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 mana, turashize turashize turashize. Abantu benshi ntabwo ari ab'igihugu kimwe, harimo abazungu, harimo abirabura, harimo amoko yose y'abantu. Hanyuma abantu bavuzaga induru bavuga ngo mana mana turashize. Abakristo barimo bavuga ngo turashize, abapagani barimo bavuga ngo turashize, abari mu kabari bavuga ngo turashize, abari mu busambanyi bavuga ngo turashize, n'abari gusenga bavuga ngo turashize. Ariko hari ikintu cyari kibamaze. Icyo cyari kibamaze rero nicyo ngira ngo tuvuge. Nagiye kubona ndimwe iryoreka abantu barimo bataka bavuga ngo turashize turashize, mbona umuyaga mwinshi, mbona inkubi y'umuyaga ufite ubushobozi burenze ubwa serwakira. Kuko umuyaga warirukangaga cyane, waruri kandi wari ku muvuduko uteye ubwoba. Hanyuma abantu bose aho uwo muyaga wageraga hose wakuburaga buri kimwe cyose, ukavana mu nzira. Ikirere cyuzura icuraburindi, cyuzura ibivuye hasi byatumutse, ikirere kiragenda kirabudika neza 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 neza. Hanyuma kimaze kubudika, nibwo naje gukomeza kuguma mu iryo yerekwa. Mbona ikirere cyose kirabodetse, mbona isi yose irabuditse, mbona abantu bose baratatse. Ngiye kubona mbona mwuko kubudika kw'ikirere hamanutsemo ibintu bimeze nk'amahindu, biramanutse biguye ku isi. Nuko kugwa ku isi, abantu bose uko batakaga, ngiye kubona mbona batangiye kugenda birema udutsiko. Hanyuma mbona abasenga bagiye ukwabo, mbona abari mu busambanyi bagiye ukwabo, mbona abari mu businzi bagiye ukwabo, mbona n'abari n'abajura bagiye kwiba nabo bagiye ukwabo. Kandi bose bagenda bavuga ngo mana ngo ayiwe ngo turashize turashize turashize. Hanyuma ndi mu iryo yerekwa, ibyo byose maze kwibona, nza kubaza mbaza Imana, ndimo senga ndabaza ngo mana ngo ibingibi unyeretse ni ibiki? Ambwira ngo mbwira abatuye isi ko bagushije ishyano. Ni ukuri ngo ishyano riguye ku isi, ishyano riguye ku isi, ishyano riguye ku isi, ishyano riguye ku Banyarwanda, ishyano riguye ku Barundi, ishyano riguye ku Bakongomani, ishyano riguye ku Banyafurika, ishyano riguye ku Banyaburayi, ishyano riguye ku Banyamerika, ndetse ishyano riguye no ku bantu bari muri Aziya. Ishyano ribaguyeho. Hari impamvu itumye ishyano rigwa. Ishyano rigwa ari uko hari ikintu cyabaye. Abantu bavuye mu byizerwa, abantu bataye inshingano zabo zo kwizera, bizera ibindi bintu by'ibigirwamana. Abantu ntabwo bakizeye Imana. Niyo mpamvu Imana ije kunyura mu isi, niyo mpamvu Imana ije kunyura mu Rwanda, Imana ikanyura mu Burundi, Imana ikanyura muri Afurika yose, Imana ikanyura mu Burayi bwose, Imana ikanyura muri Amerika no muri Aziya, Imana ikahanyura. Kubera yuko Imana yarababaye. Hari ibintu byababaje Imana bitumye Imana yimanukira. Ikintu cya mbere, abantu ntabwo bagitinya kwica abandi, abantu ntabwo bagitinya kwambura abandi ku manywa y'ihangu, abantu ntabwo bagitinya ubutinganyi, abantu ntabwo bagitinya gusambana ku manywa y'ihangu. Abagabo barasambana n'abagabo bagenzi babo, abagore barasambana n'abagenzi babo. Ayiwe, mu biro bari gusambaniramo, kwa muganga mu bitaro abaganga bari gusambanya abarwayi, abarwaza bari gusambanya abarwayi barwaje. Mana Nyiringabo, mbega ibintu biri ku isi, mbega amahano yageze ku isi.
ariko abakiranutsi bo barimo barataka bavuga ngo mana 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 mana, barimo barahamagara Imana, barimo barahamagara Imana, abandi nabo bibereye mu ibyo ngibyo. Hanyuma Imana rero irababaye kandi iramanutse kandi ije guhemba no guhana. Ese wowe igihembo ufite ni iki? Ese wowe utegereje igihano cyangwa utegereje guhemba? Ariko Imana irambwira ngo buri muntu wese ije kumuhemba ibihwanye n'ibyo yakoze. Abagabo n'abagore ntago bakibanye ngo bumvikane, abana nabanye ntibakibana ngo bumvikane, bakazana ba nyirabukwe ntibacyumvikana, we abakwe n'abasebukwe ntibacyumvikana. Bose barimo baravuga ngo turashize, ariko kuko turashize. Niba se bigeze aho umwana na se baryamana ntidushize. Umwana akaba afata ase akica se ntidushize. Umwana w'umukobwa aryamana na se akaryamana n'umwana wayibyariye. Hanyuma umwana agafata se akamwica nawe, ayiwe umubyeyi nawe akica umwana we. Ntidushize se koko? Turashize. Ariko umuvumo nitwe tuwikururiye. Ariko iyo mahane ibi byose biri kuba nitwe tubyikururiye, nitwebwe tubyizaniye, kubera uko twavuye mu mwanya, twataye inshingano, twataye kwizera, twataye kwizera, twagiye mu bitagira umumaro. Imana niturengere kandi dutabare. Kandi nukuri abakiranutsi mbona abakiranutsi bagiye ukwabo, mbona baranishye, mbona baratakambye, mbona baratakambye, bafashe ibihe byo kwiyiriza. Hanyuma gufata ibihe byo kwiyiriza, mbona Imana itanze agacu, itanze akantu k'agahenge gatoya, mbona umucyo urasadutse, mbona mu iryo curabundi hasadutsemo umucyo. Uyu mucyo uraza umanukira abakiranutsi bari. Hanyuma numva ijwi rimbwira ngo nimbwire abakiranutsi ngo nimukomere kandi mukomeze inzira mwahisemo. Umuririmbyi yaravuze ngo niba uhoraho ari amahoro yawe, niba uhoraho ari ibyishimo byawe, komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe. Mu buzima bwanjye bwose nziringira Imana, nimbona ngiye gutsindwa nzambaza Imana, niyo nyir'ubuvunyi niyitanga imbaraga. Ubwo namenye ko inkunda nzajya nyihungiraho, niyo mukiro. Amena. Ubwo namenye ko inkunda nanjye nzajya nyihungira. Ese wowe uhungiye he? Hari abahungiye ku Mana, hari n'abandi bagiye ukwabo, bigumira mu businzi bwabo, bigumira mu busambanyi bwabo, bigumira mu butinganyi bwabo. Ariko uyu munsi ubwo namenye ko inkunda, nawe ndakubwira ndagira ngo nkwibutse ko Imana igukunda. Ubwo namenye ko inkunda nanjye nzajya nyihungiraho. Ngwino nawe uhungire kuri Yesu, ngwino nawe uhungire ku Mukiza wacu, ngwino ugaruke uze mu nzira, hanyuma urebe kugira neza kw'Imana, urebe imbaraga z'Imana, hanyuma nawe izakugarukira rata. Amena. Ngo yiyereka abayishaka n'umutima ukunze, muyishakane umwete. Hanyuma niyo mvuga ngo mbona ngo muri ako gacu karasiye aho abakiranutsi bari, ngo umucyo uramanuka. Ni ukuri umucyo uramanuka. Abo bakiranutsi ntibari benshi, ariko baratakamba, batakambira isi, batakambira abantu bose. Ni ukuri mbona ako gacu karakwiriye, kaje gahoro gahoro, kagenda gakwira, isi yose mbona karongeye karayizengurutse. Mbona byacura burindi na bya bintu byose biratumutse bishizeho. Imana yo mu ijuru tugire neza. Ngira ngo niba wumva nawe ca bugufi utakambira Imana, niba uzi ko wakosheje Imana, wateshutse, niba wamenye neza ko Imana igukunda, garukira aho ngaho uze utakira Imana, nayo irakugarukira. Imana ni nyembabazi, Imana ni nyabushobozi. Hanyuma Imana mwako gacu karimo kamanuka katamuriye nk'umucyo, havamo ijwi rivuga ngo mwebwe mwese abarushye n'abaremereye ngo nimuze munsange. Nimuze tumusange, nimuze tumugane, muze tugane Umukiza wacu. Ariko ijambo rirambwira ngo hago umuntu wese ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka.
Imana yo mu ijuru iduhe umugisha kandi bagirire neza. Ndabwira iri jambo abanyarwanda ngo Imana yo mu ijuru iri kumwe namwe. Imana yo mu ijuru iri kumwe namwe. Dusomera ijambo dusanga mu butumwa muri Yesaya 48, dusomere Yesaya 48, hanyuma udusomere umurongo wa 6 n'ukugeza ku wa 8. Hanyuma iri jambo nawe Dawudi uryumvireho, uko iri jambo muragendanye, iri jambo nawe uryumvireho, hanyuma kandi nuko itumara kurisoma turimo turagana no ku musozo w'ubutumwa bwacu. Imana ibaho umugisha. Dusomere mu izina rya Yesu. 48 ibice umurongo wa kangahe? 6, 8, 6, 7, 8. Warabyumvise dore byose ngibi. Amena. Warabyumvise kandi dore byose ngibi. Ndakubwira we munyarwanda, urwego wawe urimo rwose, wumvise ubuhanuzi butandukanye. Ndakubwira nawe Dawidi, wumvise ubuhanuzi butandukanye, ariko ngo Uwiteka arakubwira ngo dore ngibi. None se mwe ntimwabihamya? Ngo none se mwebwe ubwanyu ntago muri abagabo bo kubihamya mutagize abandi bantu mujya kubaza? Mukurikije imirimo Imana yagiye ikora muri mwebwe, mukurikije ibitangaza Imana yagiye ibakorera, mukurikije aho yabakuye, mukurikije aho yabanyurije, mwebwe ntimwabagabo bo kubihamya? Mukurikije ko Imana yabagaburiye mudafite ibyo kurya, ikabaha amazu mutayafite, ikabaha ibyo kwambara mutabifite, ikabaha imodoka mutazifite, mwebwe ntimuri abagabo bo guhamya ko Imana igira neza? None ngiye kukwereka ibishya byahishwe utigeze kumenya. Ngo uyu munsi iyi tariki ngo Imana igiye ukwereka ibishya byahishwe kandi utigeze kumenya. Ibi ngibi ndabibwira we munyarwanda, nkebwira nawe Dawidi aho uri hose, ibi bintu byumve, hanyuma kandi ubyumve ubyiteho. Imana igiye kukwereka ibishya utigeze kumenya kandi utigeze no kumva. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Biremwe none hasi ibya kera. Ibi ngibi biremwe none ahangaha ntabwo ari ibya kera, ntabwo ari ibyabayeho kera. Ubyumve ko biremwe aka kanya, ubyumve ko biremwe iyi saha, kandi biremeye we munyarwanda, biremewe Dawidi, ni we biremewe, nta wundi biremewe. Nubwo amahanga ameze gutya, nubwo urusaku rumeze gutya, nubwo ubona biteye ubwoba, ariko humura, ibyo ugiye kumva biremwe none ahangaha. Kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva? Kuva kera kose kugeza uyu munsi, kuva wavuka ntago wigeze ubyumva biciye no mu matwi yawe. Kugira ngo utavuga uti nari mbizi. Kugira ngo rero utavaho ngaho uvuga ngo nari mbizi. Dukomeze? Komeza. Nukuri? Uko nukuri. Koko ntabwo wumvise kandi ntacyo wamenye? Koko ntabwo wumvise kandi koko nta nicyo wigeze kumenya, nukuri nushaka rekera aho. Amen. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Urakoze kudusomera aya magambo, ariko ngiye dusubiremo bayumve neza, dusubiremo neza aya magambo yumvikane, uko tugiye kugana ku musozo. Nabwiye abanyarwanda, mbwira Dawudi nabo bari kumwe bose. Warabyumvise dore byose ngibi. Warabyumvise abahanuzi barahanuriye, bahanurira abanyarwanda, bahanurira abarundi, bahanurira Dawudi. Warabyumvise none dore ngibi biraje kandi ngibi birageze. Nagira ngo utangarize ko uyu munsi wa none amahoro agiye kuboneka mu bihugu duturanye. Amahoro abonetse mu Rwanda, amahoro abonetse mu Burundi, amahoro abonetse n'ukuri no mu burasirazuba bwa Kongo, amahoro arabonetse. None se mwe ntimwabihamya? None se mwebwe ibimenyetso byo kubihamya ntago mubifite? Ntago mubifite mukurikije inzira mwanyuzemo? Banyarwanda mwebwe ibimenyetso ntimubifite, bakongomani ibimenyetso ntimubifite, barundi nawe Dawudi ibimenyetso ntimubifite, bene se Karundi mwe ibimenyetso ntimubifite. Yego. None ngiye kukwereka ibishya byahishwe utigeze kumenya. Ngo none umva munyarwanda nawe namwe navuze ngo none ngo Imana igiye kubereka ibishya mutigeze kubona. Nagira ngo mbatangarize amahoro agiye kuboneka mw'ibi bihugu mvuze, amahoro agiye kuboneka ntago bigeze bayagira. Agiye kuboneka iwacu mu gihugu cyacu, ni amahoro adasa, ni amahoro menshi, amahoro aho buri wese azajya atambuka yatitera kuri mugenzi akamubwira ngo impore. Akabubwira ngo impore, umurundi yatitera ku munyarwanda akabubwira ngo impore, umunyarwanda yatitera ku mundi akabubwira ngo impore, umunyarwanda yatitera ku mukongomani akabubwira ngo impore. Ariko ubu siko byari bimeze. Umutitira agahita gukubita hasi,
agahita agukubita hasi, ariko ubu ugiye kongera bize umwe atitare kundi amubwire ngo imbere niyitsamura amubwire ngo urakire. Yego, biremwe none hasi ibya kera. oya ibi ngibi biremwe none ahangaha ntabwo ari ibya kera. Kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva. Oya, kugeza uyu munsi ntabwo wigeze kubyumvaho na gatoya. Kugira ngo utavuga uti nari mbizi. Kugira ngo utavuga rero uti nari mbizi. Ntabwo wigeze kubimenya, ntabwo wigeze ubimenyeho na gatoya. Ni ukuri koko ntabwo wumvise kandi ntacyo wamenye. Ngo ni ukuri koko ntabwo wumvise kandi nta n'icyo wigeze umenya. Ni ukuri. Nibyo by'ibyaciye mu mutwe wawe ntabwo bigeze bigumamo, ariko ugiye kubirebesha amaso yawe n'amatwi yawe wongere byumve neza, kubera ko bigarutse inshuro ya kabiri. Amen. Amen. Bigarutse inshuro ya kabiri, kandi ijambo umva, icya mbere nikitabemeza, icya kabiri kizabemeza. Icya kabiri nikitabemeza, icya gatatu cyo kizabemeza ku mugaragaro. Turabivuga mukadutera amabuye, ariko si icya mbere niba kitabemeje, icya kabiri ntikije kikabemeza. Dawudi rwose reka nkubwire nawe wundi rwose nkubwire, genda wicare ku ntebe yawe, kubera ko biremwe nonaha, biremwe uyu munsi. Munyarwanda tura mu mahoro, biremwe uyu munsi. Mukongomani tura mu mahoro, biremwe uyu munsi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze ibishimire. Murakoze, mugire ibihe byiza. Ndashoje rwose, nubwo nibwo butumwa nari mfite rwose. François, Imana iguhe umugisha ku butumwa utambukije, ubutumwa bwiza bw'ihumure, kandi nubwo bimeze gutyo abantu baba bakeneye no kumva ihumure riturutse ku Uwiteka Imana. Imana iguhe umugisha. Yego, nawe iguhe umugisha, kandi n'ababyumvise bose bahe umugisha. Amen. Reka tujye dusatira umusozo w'ubutumwa bw'uyu munsi. Nta bintu byinshi ndakubaza, kuko ni ubutumwa akenshi nkubaza iyo numvisha ari ibintu bidasobanutse, kugira ngo ugenda usobanurira abantu bamwe na bamwe, ariko utageze icyo none utasobanukiwe yandike muri komenti, turaye tumusubize nta kibazo. Cyangwa se ko wandike muri komenti nta kibazo, turagusubiza. Wandike muri komenti, cyangwa se uze kumuhamagara, nimero ye irahari kugira ngo agusobanurire. Ariko numva buno butumwa bwumvikana, kandi dushimiye Imana ko iba idutekerezaho n'ibyiza. Reka tugusabe noneho François, tugana ku musozo, utambutse nimero za telefone zawe, nurangiza abantu b'Imana ubasabire umugisha. Amen. Reka tubahe nimero ya telefone ku bantu batwifuza ko twavugana, ariko udasobanukiwe wandike muri komenti, cyangwa se uduhamagare ku iyi nomero tugiye kukubwira, ni 0788 786 238. Niyo nomero waduhamagaraho. Uyisanga kuri wanditse muri ugiye muri YouTube ukandikamo Ishimwe ry'Imana TV uyibonamo, nta kibazo. Ariko unabikoze wahita ukana subscribe kugira ngo udutere inkunga. Hari igihugu dukurikiye ubwa mbere, ariko Imana yo mu ijuru igibaho umugisha. Yewe mwese mudukurikiye. Hanyuma rero reka dusenge, kandi n'ukuri Imana yo mu ijuru ikomeze ibashyikire, kandi ikomeze ibiteho, kandi ikomeze ibagirire neza. Mana yacu turagushimye kandi turaguhimbaje. Uri Imana y'inyembabazi, uri Imana igireba imitima ihabye ukayihabura, uri Imana igireba abarushye ukabaruhura, uri Imana igireba abahangayitse ukongera ukabarema bundi bushye ukabakuraho umuhangayiko. Uri Imana yita ku bantu yiremeye. Nubwo tukugomera, wowe twitaho uko bwije nuko buke. Turasenzera ngo n'undi ukomeze ubane natwe, ukomeze ubane n'Abanyarwanda, ukomeze ubane n'Abarundi, ukomeze ubane n'Abakongomani, ukomeze ubane n'abatuye isi bose, kuko bose barimwe nawe. Nubwo bamwe bishwa abana bawe kubw'amaraso ya Kristo, abandi bakabyanga bakomeza kwitwa abantu bari ko twese twarimwe nawe. Nukuri ukomeze tubane natwe, kandi tukugireho umugisha, buri wese akugireho umugisha, kandi buri wese ijoro ryawe rimuhoreho, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ibiduhiga nubiga, n'ibiturwanya nubirwanye, n'ibidutera byose nubitere mu izina rya Yesu. N'ibitubuza amahoro mu isi, nabyo nuyibuza amahoro mu izina rya Yesu. Urakoze uko byumvise, tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha kuba gutambutsa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi dushimiye n'umuntu wese twabanye muri kino kiganiro. We twaterangiranye, twatugeze ku musozo. Uruwagacira imbere y'Imana, uruwagacira imbere yacu. Turagukunda. Imana iguhe umugisha, ariko kandi mujye mwibuka no gushyigikira irivuga butumwa mukanda subscribe n'ubundi buryo bwose bwashoboka. Ciao ciao.